mu kumurikira album yitwa Here to Stay izajya hanze tariki 8 z'ukwa gatatu 2025. Tuzifashisha uburyo bw'ikoranabuhanga bwo gustreaminga album muri initiative yitwa supported by the fans. No kuvuga nkuko abanyamakuru muhora mushyigikira abahanzi banyu, nkuko muhora mupushinga umuziki nyarwanda, n'abafana nabo bagomba kubafasha, kuba hafi. Nibwo mpamvu iyo initiative yitwa supported by the fans. Ikindi navugaho cyane n'uburyo mwabanye na Ariel Ways ku mbuga nkoranyambaga, ibinyamakuru byose byanditse ku isohoka ry'ino album, twarabibonye kandi turabashimira cyane. Ikindi nakongeraho ni urugendo rwo gukora ino album. Numva urutari rworoshye. Ariel Ways n'umuhanzi wavuye ku Nyundo nk'uko mubizi, akaba muri bande, akaza kwivamo agakora solo career, ariko akaba akiri umuhanzi ukiri independent. Nuvuga ngo nubwo afite management ariko ntabwo abarizwa muri label yariyo yose. So ni nka blueprint ya Ariel kuba ageze kuri ino milestone yo kuba yakora album yiwe iriho indirimbo 12, nyuma ya EP 2 yakoze n'amasingles yagiye akora, mu buryo akiri umuhanzi uri independent. No kwerekana ko bishoboka nubwo biba bitoroshye, ariko binerekana ko hakenewe n'aba investors. Suko wenda atarabo yabonye, ariko ntago dukeneye investment yari yose, dukeneye investment iri right y'abantu baza bumva umuziki, bumva n'icyo umuhanzi akeneye muri rusange. Icyanyuma nakongeraho no kuvuga kuri ndakeka araza kubivuga album muri make, uburyo yayise, impamvu yayise Here to Stay. Namwe ndabizi ko hari ibibazo mu mufitiye, so ntizimbye mu magambo, ndagira ngo twakire Ariel Ways nawe agira icyo ababwira. Murakoze cyane. Muraho neza, maramukanye amahoro. Ndabanza mbashima cyane kwihangana mukaturindira kwitabira ubutumire bwacu, ni by'agaciro cyane kuri njyewe. Kindi ndashima cyane the media, twarabanye kuva 2020 niba ntibeshye. Twanyuranye muri byinshi, ndagira ngo mfate umwanya mbashimire media, nshimire my team, nshimire abafana banjye aho bari hose. So ndumva twahera kuri album. Ni ibyishimo byinshi cyane kuri njyewe. Album ya mbere ntabwo ari ibintu byari byoroshye kwitegura, ntabwo ari ibintu byari byoroshye. Album irimo urugendo kuva ntangira kugeza ubu ngubu. Harimo growth, harimo urugendo byose, urukundo, nkuko nsanzwe ndirimba ku rukundo nyine. So muri make album igizwe n'ibyo bintu. Hanyuma sinzi ibindi bintu ubwo navuga bindi, gusa ikintu nashaka kuvuga mu by'ukuri, kuba umu independent artist ni ibintu bitaba byoroshye pe, ntabwo biba byoroshye. Sometimes expectations z'abafana ziba ziri hejuru, mbese impande zose haba hari expectations. So nk'umuhanzi rero ibyo bintu byose to deal with that ntabwo biba byoroshye kabisa. Akaba ariyo mpamvu nashatse gukora album itari just indirimbo, my hits biki, well my hits ariho of course, ariko nashatse gukora ikintu gifite ubusobanuro bwinshi kuri njyewe, ikintu kiri different, something that talks about my story, something that talks about my versatility. Yego. Hanyuma why sponsored by the fans? Impamvu ariyo movement ya sponsored by the fans, ukubera ko nkuko nabibabwiye, kuba independent ni ibintu bigoye cyane,
ni ibintu bigoye cyane. Muri ibyo byose bikoroha numva support y'aba fans yihari 100%, ni ibintu numva bifacilitatinga ibintu byose ku muhanzi. Rero support system murabizi ukuntu imeze kuba independent artist, biracyari limited, biragoye, akaba ariyo mpamvu twahisemo kuzana the movement ya sponsored by the fans, kubera ko nubwo uko mwabibonye, nubwo mwabonye ibiciro twashyizeho the 1K igihumbi, ntago ari ubwinshi bw'amafaranga, ariko n'ubwinshi bw'abantu na support. So sinzi icyo kintu niba kiri clear. Numvaga nshaka kugeza album ku bantu bose, bikaba ibyanjye, bikaba ibyacu twese. Simvuge ngo nagiye kwaka sponsorship hehe. Sponsorship ya mbere ni twebwe ubwacu n'abafana bacu. Cyanyuma navugaho ni experience twagize ku Nyundo. Ababibonye sinzi niba mwese mwarabibonye ku Nyundo. Impamvu ni nyinshi cyane, ntago ari imwe. Ni ku ivuko, nibo bangizeho ndiwe kugeza n'ubu ngubu. Twagize ibihe byiza rero, mbona impano barumuna banjye bafite ziteye ubwoba, ngira ngo mbararike rwose. Hari ibintu byinshi cyane, hari imbaraga ziri hariya zidasanzwe. Rero album narayibajyaniye, nibo ba mbere numvaga ngomba kuyijyanira, kubera ko hari impamvu nyinshi zo kwibaha. Barimu nibo bangize uwo ndiwe, classmates, abo twiganye, bande twajyanye n'abantu bo ku Nyundo, twese twavuye ku Nyundo. So ku Nyundo niyo yari intangiriro y'ibintu byose, niyo mpamvu rero nagombaga kujyayo.